kwa gikombe cy'isi za Nigeria zagera ahantu kwa komeye ntabwo z'umupira w'amaguru umuntu urusha no gutera pressure umuntu agashyira mutuntu mwizamu akagera gute kugira ngo wenda agutera ubwoba ariko nta burozo z'umupira abari benshi abare muri hehe turi wese mwafurame iyo mbegutse ndabumura mwashambwiye ko mwatsinze iyo mbegutse ndabakunda abareyo turi hano abareyo turi hano uye n'abanyamusanze b'inzazane hiwe abo batazinjira iyo hariya muri abihe hari umugore twakundanaga n'inshuti yanjye ukundana n'abagore b'abandi ubwo ngubwo yigeze kuba umugore wanjye ubwo ngubwo haranditswe dukora atari mama Sandrine oya twari turimo gukora ikiganiro baratubwira ngo dufate icyo kunywa we yakira icyuma icyuma kigezemo hagati agishyira mu ntuza mu gikapu noneho yagiye gukora imyitozo barayibuza ngo hari ibindi bikorwa birimo kuberamo kandi ari ukubeshya birababyita gukasa ikipe mbese bashatse kuduca intege ngo bare ko badutsinda naho twagerageje kujya gukina ku kigo cy'amashuri naho Pikire ku kigo cy'amashuri ya Pikire ikipe ya siporo yasanze harimo abana barimo gukinamo ubwo kugeza ubwo ngubwo siporo ntabwo yageze ikora imyitozo ariko kubera ya mana yacu bwa Bikira Mariya afana Reyo byanze bikunze Musanze turayitsinda Bikira Mariya afana Reyo nawe wemera umubyeyi Bikira Mariya ndamwemera ariko urabizi ko aherutse kubonekera i Musanze cyangwa amakuru ntabwo yamenye oya ntabwo yabonekeye i Musanze urabeshya ntabwo yabonekeye i Musanze yaza kubonekera i Musanze ntiyo yatwimye ikibuga ngo ntabwo iba yatwimye ikibuga zegiye kubera iki ntabwo yakinnye ngo hari hafunze harimo n'ibindi bikorwa no kubeshya kandi bariya nitubatsinda birari byiza cyane turavuga amagambo atari makeya nituramuka dutsinze ya kipe right reka amasoza kandi bahereza ikaze kuri Iris Rwanda TV mudukurikiye muri hirya no hino mu gihugu cy'u Rwanda n'abari hanze y'igihugu by'umwihariko abari mu mujyi rwagati wa Kigali ndi hamwe na Maître Nzovu aka Bahizi nanjye ndi hano i Musanze wakwibwira uti waje gukora iki ngiye mu kuva i Kigali naraye nje nijoro kuko uyu munsi wa gatandatu kubona imodokari byari kugorana kuko wari umunsi w'umuganda kandi Musanze hari isiganwa ry'amagare amagare arava i Musanze yerekeza i Kigali urumva byanze bikunze umuhanda urabufunze ubu niyo mpamvu abareba benshi twahisemo kuza ejo nimugoroba tukarara hano i Musanze twiteguye gutsinda ikipe ya Musanze Nzovu ngo mwiteguye gutsinda ikipe ya Musanze kandi amakuru mfite nuko ubundi wowe wagiye ku mupira kureba match Rayon Sport igitsindwa itsindwa gute se dutsinda Police ejo bundi igitego kimwe sinarindiyo abo babivuga sinzi hano babikura harimo Yakamwa harimo ba Nyiragasazi harimo na ba Rujugiro ndetse n'abandi bafana ikipe ya APR kuvuga ngo ntera ikipe ya Sport mwaku ngiye ntabwo njya mu kibuga ngo nkine buriya ikipe iri mu bihe bibi iratsindwa APC sibye umukino ejo yatsinze Gorilla iyo ntari maze nk'imikigera muri ngayitsindwa yose nindo yiteraga umwako n'inzovu cyangwa ni Rujugiro cyangwa ni Nyiragasazi Nzovu umunsi wahinde ujya uteganya kuba wahindura ikipe ukaba wafana nk'indi kipe njye ntabwo nzahindura njye nzagwa inyuma ya Reyo nubwo bavuga ngo urama miliyoni 20-30 ya kipe indi ku mutima sinzayivaho Nzovu tukubona kenshi ku mukino ya Rayon Sport wayikurikiye hirya no hino mu gihugu ahibiri watangiye gufana Rayon Sport yari natangiye gufana Rayon Sport niga nko mu mwaka wa mbere primaire hari nko muri za 81 82 rimwe 82 Nzovu icyo gihe uko ntari nakavutse ikigero ko ngiye narindiho
icyo gihe Rayon Sport yari Rayon Sport, wari ubizi ko ari Rayon Sport icyo gihe APR ntiyari yakabayeho? Nari mbizi kuko njyewe nasanze ababyeyi banjye bafana Rayon, nanjye nkomeza kuyikunda. Ni ukuvuga ngo waravutse usanga papa na mama bafana Rayon Sport. Ni Rayon Sport navuga ngo iri kugaruka mu bihe byiza, uburyo yatangiyemo shampiyona n'uburyo imeze ubu ngubu. Rayon Sport ufite icyizere cy'uko muzatwara igikombe? Gutwara igikombe birashoboka, nituramuka dutsinze Musanze uyu munsi. Ikipe izi zacu mbese tudashyizemo ziriya zo muri Sudani ziba ziturusha amanota makeya cyane. Ako ziriya zo muri Sudani nibwo zatsinda, ntabwo zatwara igikombe? Zo ntabwo zizatwara igikombe, kandi mu gusohoka zo zizasohokera igihugu cyazo muri Sudani. Twebwe hazasohoka tuvuge ziriya nubwo imwe yaba iya mbere ya kabiri, izacu imwe ikaba iya gatatu cyangwa iya kane, hasohoka iya gatatu n'iya kane. Nzovu wigeze ukina agapira k'amaguru uretse kwa abantu bakoze muri sinema nyarwanda? Njyewe kera umupira nawe ukengera mu izamu, bansinda ibitego 42 ngo wagiye mu izamu. Wese wafataga gute Nzovu? Ake bitaga gutanga abagabo, warazamukaga gutya, ariko umupira bakaba bakora igitego, nta mutambiko w'izamu abagabo twakinaga ku kigo. Ugatanga umugabo wino hari ukuntu bakora parade gutya, twagiye ni gutya. Ubese umupira wo mu muhanda uryamiraga gutya? Apo njye ntabwo nakundaga guze kuryamira imipira, ko twakinaga ahantu hari ibitaka, nari gukomereka, njye narazamukaga gusa. Uwo ni Kamananga? Oya. Ndaguhamagara mu kanya, ndahantu mu kiganiro i Musanze, ndetse nguhamagara. Hinze ni Kamananga. Ntabwo ari. Uti nabayeho umuzamu. Iyo uba nk'umukinnyi ari gukina kuri kangahe, wakinaga kuri rimwe? Njye ntabwo nigeze nkina ndi rutayizamu cyangwa mu ba kabiri, nakinnye mu izamu. Ndumva rero buri byiza bwo iyo nza kwibera rutahe, utsinda ibitego nkakina ku 10. Ugakina ku 10. Twagiye amakuru ahari aravuga yuko Rayon Sport yaboneye urw'imbwa yaboneye ku mugezi ikigira mu karere ka Musanze. Ayo makuru yamenye? Ibyo babyita Musanze, njye nayigaya ibintu yakoze ntabwo ari byo. Biriya bintu ntabwo bwa mbere bibaye, kuko ikipe iyo yasuye ikipe, ya kipe yasuye ikorera imyitozo kuri cya kibuga bari bukinireho. Rero icyo gihe Rayon Sport yagiye gukora imyitozo, barayibuza ngo hari ibindi bikorwa birimo kuberamo, kandi ari ukubeshya. Biriya babyita gukasa ikipe. Mbese bashatse kuduca intege ngo bare ko badutsinda. Naho twagerageje kujya gukina ku kigo cy'amashuri, naho Pikire, ku kigo cy'amashuri ya Pikire. Ya Pikire, ikipe ya Sport yasanze harimo abana barimo gukinamo, ubwo kugeza ubwo ngubwo Sport ntabwo yageze ikora imyitozo, ariko kubera ya mana yacu bwa Bikira Mariya afana Rayon, yanze bikunze Musanze turayitsinda. Bikira Mariya afana Rayon. Nawe wemera umubyeyi Bikira Mariya? Ndamwemera. Ariko urabizi ko aherutse kubonekera i Musanze, cyangwa amakuru ntabwo yamenye? Oya, ntabwo yabonekeye i Musanze, urabeshya. Ntabwo yabonekeye i Musanze, yaza kubonekera i Musanze, Musanze ntiyo yatwimye ikibuga. Ngo ntabwo yatwimye ikibuga. Zegiye kubera iki? Ntabwo yakinnye ngo hari hafunze, harimo n'ibindi bikorwa. No kubeshya kandi bariya nitubatsinda birari byiza cyane, turavuga amagambo atari makeya, nituramuka dutsinzira kipe. Kandi turayitsindira kipe, ndayitsinda rwose. Urayitsinda? Bingahe? Siko nta mahari ifite oya, ndayitsinda ibitego 2-1. Ngayi mama urera. Ko kari murakazi? Iyo mana dusenga irakomeye, nina yitabura guseruka, Imana yumva amasengesho. Iyo mana dusenga irakomeye, na Musanze ndayitsinda, ikorwe n'isoni, ndagutsinda ibya bitego bya mufirizo. Harakama bya ngaye mama orera.
abareyo muri hehe abareyo mwe muri hehe muri hehe se mwamfura mwe iyo mbibutse ndabakumbura bambwiye ko mwagiye cyangwa se muzagaruka. Nzovu hano hari abafana bare bahari hano hari abafana bare bahari abafana bari he bagiye kwahira nta mufana wa Rayon wahira ntago bahira kandi nk'ababahaye mwarayiriye mwamuri kwahira. ikipe ya Rayon Sports ntabwo turi abakene iriya ni ikipe y'abanyarwanda ni ikipe y'Imana igihe izindi kipe zishobora kuba iz'uturere cyangwa zikaba nka APR ikaba iya minisiteri y'ingabo polisi nayo ikaba iya minisiteri ya polisi. ubwo urumva twebwe turirya tukimara amafaranga ava mu bakunzi bayo. kandi none se baba bari kwahirira iki kandi ntuzi umwami yabaye mwarayiriye bahira se abona bashaka gusebya ikipe ya siporo nta mukunzi wa siporo ujya kwahira ntawe. ni byose kandi inka y'umwami mwarayiriye neze ko twariye umwami twariye aso. umwami ko ari uwacu umwami yari umunyenyanza kuba twarayiriye biramaze. Nzovu ukirara Musanze rero Musanze wahabonye gute ikirere cyaho amafu Musanze hari imbeho kandi buriya ahantu haba imbeho haba ari heza. Musanze hari ibyo kurya Musanze ntabwo bashonje rwose. Musanze ni ahantu heza. ba Marayika nabo baraye Musanze bose baharaye bakamananga ariko Rujugiro we ndumva yasubiye i Kigali duherukana kuvugana avuga ko aza gukomeza guherekeza kipe y'amagare. harya Kamananga ngo yagize ati Kamananga ngo yatunze icyo cya miliyoni ngo kiribwa n'abakinnyi ba Sport. ikiro cya miliyoni ariko icyo cya miliyoni kiba kinagite Kamananga basi ukubeshya nawe gishyire ku munzani upime urebe. icyo cya miliyoni kibara amafaranga menshi. n'ubundi miliyoni imwe ipima ikiro. wari uzi ko Musanze twisobanukiwe gute n'abakobwa babo barasobanutse ngiye kukwereka reba uriya mukobwa yiteze iriya ngofero nziza uri kureba nk'umujura naza gusuhuza turebe ngwino usuhuze iya mini usuhuze Nzovu ngwino usuhuze Nzovu ngwino umwaka yatambuke Nzovu garayanye maze ntabwo yasibye abanyamusanze n'ukuntu iteze ingofero nziza mu mwaka yayize asuhuze Nzovu yagukati baragukatiye ngize amahirwe agatelefoni kanyifite kugatwara nagumeyo. Musanze rero bakuzeho nk'umwami wa Bomosi warayota bomoye ntabwo nabomoye njye nta munyamusanze nabomora. yewe we Musanze warabitse kuri urwo rwego nawe nabomora kubera oya ngira impamvu rero oya ngiye mbomora b'i Kigali Musanze no none zabikira baba bataratutse mu ntara nkuko n'abaturutse mu ntara oya ko Nzovu prediction yawe ibavuze prediction wumva iki prediction ni ikintu kintera imbaraga gutya ntabwo kubona ukora pompage pompage njya nzikora. Nzovu navuga nka beti yawe Musanze uko natsinda bingahe Musanze itsindiye se Rayon Sports idutsinda nubwo twadusinzira ntabwo yadutsinda nubwo twadusinziriye. Musanze ubundi ngo batsindira ku ntabire aha bazazitera n'ibishyimbo. ikibuga cyabo ngo imvura iguye nta kipe avana nta kibazo mani turareba turakizwa n'ifirimbi ya nyuma. mutegeje ifirimbi ya nyuma imvura niwe. Nzovu urumva muramutse mutsinze Musanze urasubira Kigali umeze gute? ndasubira nishimye. ubutaha twarakubonye mu byishimo byinshi cyane ariko hari n'agatendo uherutse gukora ujya ku kibuga ufite icyuma mu gikapu. icyuma se icyuma ko bishaye icyuma gihata ibirayi uravuga iki? ntuza rikeri irarikeri muri bihe hari umugore twakundanaga w'inshuti yanjye
Umwana n'abagore babandi ubwo ngubwo yigeze kuba umugore wanjye ubwo ngubwo haranzwe dukora atari mama Sandrine oya twe turimo gukora ikiganiro baratubwira ngo dufate icyo kunywa we yakira icyuma akinywa kigezemo hagati agishyira mu ntuza mu gikapu noneho njye arambwira ngo nijyane kuri stade ndaza kongera kukimushyira mu rugo ndakijyana kuko abapolisi basatse bagisangamo nubwo najya nkinywa nakigotomeye ndakirangiza njugunya igicupa cyacyo. Abapolisi bagusaka bakubwiye ngo iki? Niwe bansatse bagisangamo bavuga ngo gaho kimwe rero ntabwo twemera ko kijya muri stade nta kimwe mitani ninje. Icyuma ntuza igikapu wari ugikuye kuko igikapu cyari cy'uwo mama cy'uwo mudamu. Ni nawe mwari muri kumwe cyangwa wari turi kumwe? Ariko ntabwo twari turi kumwe kuri stade. Stade we ntabwo yigeze ajya ku mupira. Wasize ari gusoma agacupa? Oya hari ibindi bintu yaragiyemo. None se kuki wiyemeje kugotomera icyuma iyo ugisiga hariya aho ngaho cyari wagisiga hari ibindi ya polisi kirimo niyo nzoga wakinyweye se ntabwo wamena inzoga waguze ni kureba umuntu usa nka Kamananga rebera hakurya ufite inda nini muterura murebe wese yaguteye se avuze nakubwiye imyenda yambaye yambaye ate yambaye flare y'ubururu n'umweru flare y'ubururu n'umweru ubu Nzovu bikunda kugaragara APR na Rayon Sport bahanganye kora guhangana kwa APR na Rayon Sport ubifata gute buya biba ngombwa biba byiza muri shampiyona muri foot yabonetsemo amakipe ahanganye nkuko muri Tanzania Simba na Yanga baba bahanganye kuko umupira ntabwo wakinwa n'ikipe imwe ariko Rayon Sport na APR yo zihanganye match yabereye ku mahoro stade kuzura biba bintu biba byiza kandi hagira ikipe itsinda itsinzwe ikemera sugire none se tabo umuntu ngeko turi hapi iyo ubonye Nyiragasazi urugusanya nayo ku meza wabona Rujugiro mugusanyira ku meza ariko mwamugeze ku kibuga ugasanga zabye amahari erega buriya abafana ntacyo dupfa abafana bagirana ishyari iyo bakiye bari ku kibuga ariko nyuma y'ikibuga abafana turakundirana iyo twatsinze abafana bape cyane bo bavumba kandi uziko abafana ba Sport bafite amafaranga baraza tukabagurira abo banyaragasazi imugura bape turabagurira se marusha amafaranga nyaragasazi abafana bape amafaranga bagira subuza Kamananga mushuti wawe uri cyo kuriye nyine uri mu rwego mubarenda gukuriye ndi perezida uri yego ubaye w'abafana ubaye muhaye n'Imana Claude uriya ameze nk'inka yariwe uruza wagiye kwiyamamaza mu bafana ushaka kuba perezida w'abafana wigeze utorwa ntabwo natowe ariko ndacyayobora none se arabuza ari amatora y'abayobozi ariko muhaye n'Imana Claude ni perezida w'abareyo wapi ntabwo bishoboka ngihari perezida ninde ni wose ngihari banyita Kabananga Isaac muri ukuri wariwe Rayon Sport kandya n'abagore bakandya cya miliyoni kigata kigenda yego warahombye Kamana ari wowe na Nzovu ninde wariwe cyane uracyafite inda reba Nzovu inda yaragiye oya Nzovu we yariwe n'abagore kubera umupuri ariko njyewe nta mafaranga nari nifite nakoreye amarwa n'urukundo rwinshi ubuntu bukabije abagore se ntibayariyeho nanjye n'ubuntu bukabije bwagize ariko nayo nayakoreye ariko wowe yarayakoreye muri filimi no mu tundi twantu kwa tw'abayitu base nta n'ubu bifite amafaranga uzi ko utayararana uziko ejo bundi uzi ko twayariye Nyamirambo Kamana ufite abagore batatu amafaranga amafaranga iyo ufite amafaranga cyane kuribwa ubaze utaribwa ihita Imana iguhamagara impamvu utazageza icyangugu uzayirire ku ruyenzi none se icyo bita save zicyari cyo nzo save gusevinga ni ukubika kwiteganyiriza ejo hazaza nose nukorera mu bicu mukara ubiriye nkumba bizavamo njye amafaranga yose siko nyari Kamana wasanga mufana akanyenyeri kare tukanda akanyenyeri cyangwa barakadukandira kwa hiyo tuba dufite uruhare ahubwo nitwe bagakandira ezo wabona abantu batwishyuza match zo mu Rwanda hose
kandi Rayon Sport ibaye kubwa abafana kandi namwe muri abafana ba Rayon Sport. Oya twebwe turi abanyamupira twe tugiye ibitekerezo yego nk'ubu nge maze iminsi tataha ngaha Muri Musanze ntabwo waruzi ibyo ndi gutegura wasanga waroze ikibuga gato oya bageze gutya mu kibuga baragifunga nitwakoze imyitozo se ntayo mwakoze twayikuye ku kibuga cy'amashuri nimba ari pepete nimba ari iki sinzi ukuntu niwe twakoreye ikibuga mugizeho mwageze buriya dutanze ikirego muri FIFA no muri CAF kirazira biriya bintu ntabwo bibone iriya ntabwo ari umupira ni politique none se ikipe isuye indi yaba no mu mahanga yaba no muri Champions League izakina ejo bayiha igihe cyo gukora umwitozo kuri icyo kibuga kugira ngo ikimenyere nimba bakitwimye n'ubundi tukaba turi bunabatsinde buriya bayigomba guhabwa furu bagira ngo baze barahabwa furu n'ikirego kimara kwakirwa Musanze rahabwa forufe n'imikino witatu bayikureho banayishyira mu cyiciro cya kabiri kubera ko ibintu yakoze ntabwo bibako ukaba utanze forufe twanabivuze twebwe twabita ikiganiro twatanze tubimenyesha abadepite tubimenyesha inzego z'igihugu tubimenyesha abaministeri tubimenyesha ubuyobozi bwo kuva kugera hejuru uyu si umupira tugiye gukina politike kandi umupira sinepa rageri ntabwo umupira ari politike Musanze igomba guhanwa diregite nta no kuburana aho se n'ubwa mbere bibayeho n'ubwa mbere bibaye mu Rwanda na za peze gukina hanze bakabaha ikibuga wenda babaraje mu mahoteli mabi cyane aho ko Musanze yanze ko dukora imyitozo ku kibuga turi bukinireho ese nimba bashyizemo ibintu by'intabire turabibwirwa n'iki nimba bashinzemo ibiti se by'imambo turabibwirwa n'iki ni ukuvuga ngo ikibuga ntabwo tukize ubu ngubu dushatse twakwanga no gukina ngo muraroga barakubeshya wa mugabo nabaye ikibuga kuva 8-3 nabaye ikibuga kuva 8-3 wa mugabo we ntabwo uzi umupira w'amaguru uburozi bwo za Nigeria zatwa gikombe cy'isi za Nigeria zagera ahantu kwakomeye cyane ntabwo uzi umupira w'amaguru umuntu urusha iriya no gutera pressure umuntu agashyira utuntu mwizamu akagera gute kugira ngo wenda agutera ubwoba ariko ntabwo uzi umupira hano abari benshi abare muri hehe turi wese mafurame iyo mbegutse ambwiye ko mwatsinze iyo mbibutse ndabakunda abareyo turi hano abareyo turi hano uye n'abanyamusanze b'inzazamehiwe abo batazindimira iyo hariya bamuzamuye twumvesha Musanze FC mukino ugera wa Mizaki amakuru mfite no kwageze Musanze ukajya no kwitemberera munsi ikibara bimenye ibyo ngibyo byajya n'inzago twanywaga za Skol na za Mitsingi twari kumwe n'abadimbati n'abarujugiro mbasize inyuma twari inyuma y'amagare ariko nge nkaba mfite mushiki wanjye ubana mu cyerekezo niho naruhukiye kandi nakubwiye ngo uze twarukiye ngo nawe bari umuntu wakurukije mu rugo rwiwe wabimbwiye namaze kurya bavandimwe nta muntu ugiye ujya unkoresha ibiganiro mfite inyota rwose ubwo ni ukuvuga ngo inyota igeze aha ngaha ni Skol ninywera ngiye uyanywa Primus umujyi batubuze twari ku kibuga cy'indege reka twerekeze mu mujyi naho tuhashushe turebe uko ibintu bimeze ubundi abareba mwese aho muri duhurire bayibango bahagaze kwa Gasore bose reka tugende kwa Gasore imbere ya kariyeri okay twagiye murakoze niki twebwe urabona bari baguze